imbobo ntago Yesu yabakuzaho mani, ntago yabakuzaho Yesu. Muvuge ngo Yesu ntiyadukuzaho, ntago yabakuzaho. Niyo mpamvu yabibereye umupasiteri, yabihereye umupasiteri mani, uzi imvune z'imihanda. Uwavuga ko yahinduye benshi ntago yaba yibeshye, kuko Pasiteri Theogene niyo nshuti yari umwe mu bakozi b'Imana bakunze kugaruka ku buzima bugoye banyuzemo. Ubusanzwe Pasiteri Theogene avuka mu muryango ukomeye, ariko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yabayeho mu buzima bugoye bwatumye akoresha ibiyobyabwenge ndetse akajya niba. Wa mwana wavukiye muri bwa buzima waryaga bamuririmbira, nanywaga igikoma kirimo anywa amata, wowe uri gukurura mu kivuzo. Naryaga serelake, we bakurombera ikijumba. Kwa mateka arangomeretsa nisanga ndi njyenyine. Wa mwana wavukiye muri ubwo buzima mu mezi 3 yonyine nisanga ndi ku muhanda ndi mayibobo. Urumva ari nde wari kunyomora igikomere cy'agahinda. Ubuhamya nk'ubu nibwo bwatumye benshi bamukunda ndetse bagakurikirana ibiganiro bye umunsi ku munsi. Eshe ugere mu gipangu usange salo yose irimo amatapi. Kigeragezo cya mbere gusura umukire ugasanga inzu yose irimo amatapi, kandi wambaye inkweto zaturitse munsi, kandi usabwa kuzikura. Muzi system ni ukumanura n'inkweto n'isogisi biviramo icyari mwe, no gasigara ikigeragezo inzara ukagira ngo ziteye amahina. Ukata bicabya niki wakora ngo unezeze umuntu? Iyo witonze baravuga ngo urirata, wavuga ngo wishyize imbere, wananuka ngo waranduye, wabyibuha ngo wayamaze. Niki wakora se? Uka! Amen. Uziyo ndi mu mujyi ndi kuganira n'abagenzi bati ndabona amasaha ageze nje gucyura abana. Nubwo atari la Colombienne ngiye kubacyura ari mu gasyata, ariko nta kiba. Kibazo. Kandi n'abana barabimenya ko biri kwemera. Uzi kuntu basohoka bagenda. Pasiteri Theogene ntawatinya kuvuga ko kandi yari umubyeyi wa benshi, kuko mu buzima bwo ku muhanda avuga ko yabayemo yagiye akuramo n'abandi bana benshi arabarira. Ugomba kubarema n'ibyiringiro. Imana yadukuye kuri iyi mihanda, yarangiza ikatugira abashoferi nabo byakwemera Mana. Imana yakunze abari mu isi cyane, yatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Vuga ngo nanjye ndimo, batunkomeze, menye neza ko bigishoboka. Nanjye nahinduka Mana, njyewe sinabyishoboza, ariko we washoboza. Mu mwaka wa 2003 Pasiteri Theogene niho yafashe umwanzuro wo kwakira agakiza, ari naho yagiye asubira mu muhanda agakora bamwe mu bo yahasize, abahindurira ubuzima, bamwe bafasha kwiga imyuga, abandi bafata nk'abana be. Mu nyigisho zuzuyemo gutebya ariko zifasha benshi, Pasiteri Theogene yakunze kumvikana akangurira abantu kuva mu biyobyabwenge, kuva mu muhanda ndetse no kureka izindi ngeso mbi, nawe ashimangira ko yavuyemo. Yesu ateze amaboko uri gusamba ngakuzura ubumuntu muzima. Yesu aragushaka, Yesu aragushaka. Nawe uyu munsi ni uwawe. Wisambira mu byaha, wigwa mu byaha, Yesu ateze amaboko. Urukundo nahuye narwo, Yesu ateze amaboko. Urabye muri Yesaya 57, kuko umwami Imana azantabara numva
wacitse intege wisegure. Yeremiya 33 ndabaza ndagutabara wereka ibikomeye biruhije utamenya. Nubona byakomeye wiyorose ikuvureri ivuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Uwiteka akuryamishe mu cyanya cy'ubwatsi. Nizo zagombaga kuviramwo aho ngaho se. Imbobo ntago Yesu yabakuzaho mana. Ntago yabakuzaho Yesu. Muvuge ngo Yesu ntiyadukuzaho. Ntago yabakuzaho. Niyo mpamvu yabibereye umupasiteri, yabihereye umupasiteri man. Uzi imvune z'imihanda. Pasiteri Theogene yakunze kumvikana mu buhamya bwe avuga ko Imana ihindura amateka y'umuntu igatanga ubuzima bushya. Niba abantu bari kuvuga ibyo babona ntukarakare, ujye ubareka bavuge. None se uzababuza kuvuga? 80% baba bari kureba aha uyu munsi nibarebe ejo hazaza, ujye ubareka bavuge. Kuko babasha kureba ejo hazaza bakwitonda bakavuga make. Pasiteri Niyonshuti Theogene yari umushumba muri paruwasi ya ADEPR Kamuhoza mu itorero rya Muhima. Ivugabutumwa rye rya nyuma yarigaragayemo ku itariki ya 17 Kamena uyu mwaka. Ni ukuvuga ko hari hashize iminsi igera kuri 6 atanze ubutumwa mu giterane cyiswe mu buturo bwe cyahuriranye no kwizihiza isabukuru y'imyaka 5 ya Zion Temple Ntarama. Ndanezerewe ku bwanyu mwese, umushumba abo bakorana itorero rya Zion Temple, abakristo mwese n'abaturage b'inaha, ikaze mu mpaye. Nanjye ndabasengeye Imana izabamera ikaze mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Bari baravuze ko ntazakura, ndakura. Bavuga ko nta bukwe nzakora, barambenga ndarambagiza mbona unyemera uraba. Bavuga ko rutazamara kabiri urwo rugo, none rumaze 12. Bavuga ko ntazabyara. Mbyaye wa mbere mwita Pramedi, umugambi mwiza w'Imana. Mbyaye wa kabiri mwita Ansa, igisubizo kivuye mu mugambi mwiza w'Imana. Mbyaye wa gatatu mwita Hiro, Imana ni intwari. Mbyaye wa kane avuga ati umva cya giti bari baratemye muri jenoside kirashibutsa abakobwa babiri n'abahungu, mwita Shami. Urupfu rwa Pasiteri Theogene rwamenyekanye mu rukera rwo kuri uyu wa gatanu, aho yari ari mu rugendo ava mu gihugu cya Uganda agaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bivugwa ko imodoka yari arimo yagonzwe n'ikamyo metero nka 4 hafi y'umupaka wa Gatuna. Ni inkuru yababaje abantu benshi, ndetse benshi babicisha mu butumwa butandukanye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko itorero rya ADEPR ndetse n'igihugu cy'u Rwanda kibuze umuntu ukomeye. Pasiteri Niyonshuti Theogene yashakanye na Uwanyana Asiya, bakaba bari bafitanye abana bagera kuri 4, bafite n'abandi benshi bariraga biganjemo abo yakuye mu buzima bwo mu muhanda. Pasiteri Theogene nabo bari kumwe bitabye Imana ibakire.